Icya mbere yari azi ibiri bube, yari abizi, yarabirebaga, yari azi n'impamvu, yari abambukanye agiye kubapima ngo arebe kwizera kwabo bageze mu nyanja. Hari igihe Imana igushungura kugira ngo irebe, ese wishimye wayikorera, unezerewe wayikorera, wariye wayikorera, mbese uri mu mage wayikorera Imana. Hari igihe Imana ikwambutsa ikakujyana hakurya hafi y'inyanja Galilaya igira ngo irebe, ese wayivugaga neza wakomeza kuyivuga neza ugeze mu bigoyi, wakomeza kuyivuga neza, wakomeza kuyihamya. Rero kuri uwo mugoroba Yesu ubwe arababwira ngo twambuke tujye hakurya. Reka mbabwire, nshimiye Imana ko iyo Imana ikubwiye ngo twambuke tujye hakurya, ibirakubaho byose Yesu arabyirengera. Imana ishimwe. Iyo Yesu ariwe wakubwiye ngo tugende, tujyane, ukagendana na Yesu, Yesu niwe wenyine mugendana ntagusige mu nzira, niwe wenyine utakurira ku rugendo, utakurira mu nzira. Haleluya, Imana ishimwe. Iyo ushaka kumva Imana uva mu rusaku, iyo ushaka kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe witarura abantu, iyo ushaka kugira ngo wumve ijwi ry'Imana ujya kure y'abantu benshi ukajya aho Imana iri. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo ushaka kumva ijwi ry'Imana uva mu rusaku ukajya aho ijwi ry'Imana rivugira. Imana ihabwa icyubahiro. Ndafashijwe. Iyo utaragira ibintu usiga ntabwo ushobora kumva Imana, ariko iyo ugize ibintu usiga nibwo wumva ijwi ry'Imana. Imana ihimbazwe. Ubu mureba, Kristo yadushyiriyeho ubwato bwo gutabara abagenzi mu rugendo muri irijanse. Mana we, Yesu yashyizeho irijanse ku bana bayo. Imana ihabwa icyubahiro. Ibigutungura ntabwo Yesu bimutungura, ibigutungura ntabwo bijya bitungura Imana, ibigutungura ntabwo bitungura iyakuremye. Nta gitungura Imana, bitungura wowe, ariko Kristo ntabwo ajya atungurwa. Imana ishimwe, itugire neza. Ariko ubwato bufite amahirwe ni ubwato Kristo Yesu arimo. Haleluya. Ubwato bufite amahirwe ni ubwato Kristo arimo. Imana ishimwe. Holy powers and God. Reka nkubwire, ibintu byose bifite amatwi byumvira nyir'ibiremwa kuko ni umuremyi. Imana ishimwe. Haleluya. Kristo ntabwo ajya atangara, ntabwo ajya atangazwa n'ibyo akoze, kuko ubwe we ni igitangaza. Ahubwo twebwe abikoreye ni twebwe dutangara. Twe dutangara kuko ari bishya mu maso yacu, ariko mu maso ya Kristo Yesu si bishya, kuko we ntabwo atangara, kuko ni igitangaza gitangaza benshi. Imana ihimbazwe. Haleluya. Ibyari bigukurikiye bigiye kugusingira, kugufata, Yesu abirebye igitsuri, ntabwo byongera kukureba no kugufata, ntibirakugeraho. Hagati yawe n'ibiguhiga n'ibikwirukaho Yesu ashyizemo intera, ashyizemo umwitangirizwa. Imana iduhane umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Yesu niwe uduhesha amahoro no mu gihe cy'akajagari. Mu gihe abandi bavuza induru, ntabwo twebwe tuvuza induru, kubera ko hari uduhereza impundu mu cyimbo cy'induru. Haleluya. Hari uduha kuvuza impundu mu cyimbo cy'induru. Yesu ajya aduhereza amahoro mu gihe cy'akajagari. Yagaragaje ko kumukurikira bidakuraho kugeragezwa, bidakuraho ibibazo, ahubwo dukuramo imbaraga zo gukemura ibibazo. Ntabwo Yesu azigera yemera ko amazi agutembana habe namba, cyangwa ntabwo Imana izemera ko isi ikumira kandi uri kumwe na Kristo Yesu. Ntabwo azabyemera. Imana ishimwe. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo Yesu azigera yemera ko amazi akumira ngo urengerwe. Turabasuhuje mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe, kandi
Uyu ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, hanyuma reka dusenge kugira ngo tuze kuganira ibindi byose twabanje gusenga. Imana ibahe umugisha mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Imana yacu, Imana yahozeho, Imana izahoraho, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, Imana idukunda, Imana ituzirikana, Imana iba bugufi bwacu, Imana iba hafi yacu, Imana ikora ibirenze ibyo dutekereza, Imana iri hejuru ihambaye, umucamanza utabera, Imana igira ubuntu, imbabazi abantu bose, Imana itarobanura ku butoni, idukunda urukundo rukomeye cyane tutabona ahandi. Turagushimiye umwanya uduhaye, reka umucyo wawe uganze, ubwo ubutatu bwera bubane natwe, umucyo bane natwe, Mwuka wera n'Umwana ndetse nawe Data wa twese muze mubane natwe, muganze muduhe ibyo kubwira bene Data n'ubusobanuro n'ijambo muduhaye tugiye kuganiraho. Ukora iby'imbaraga, ukora ibirenze, ukora ibihambaye, ukora ibitandukanye n'ibyo abantu bibwira n'ibyo bakora, kuko uri Imana iri hejuru ya byose. Urakoze kuri umuremyi uri rubasha, mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Imana iduhana umugisha kandi Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro kuko ni umurengezi, ni umutabazi, ni Imana iriho izahora iteka ryose. Hanyuma tugize umugisha wo kugira ngo tube turi kumwe kandi tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Imana y'amahoro ibane namwe kandi ibane natwe twese icyarimwe, uko ibera hose icyarimwe. Tubahaye ikaze abari ku migabane itandukanye, abari mu Rwanda, diaspora yo hanze ku migabane itandukanye, tubahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Neza y'Imana ibane namwe, ni amahirwe adasanzwe, ni umugisha ukomeye. Hanyuma kandi ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, ni ijambo riri mu ibara ritukura hasi. Iyo utayikanze aba ari mu ibara ritukura, subscribe ni munsi y'iyi video, wakande kandi no ku ijambo ryitwa all cyangwa se kukazogera, ukande kukazogera. Hanyuma kandi ukande na share, gusangiza abandi, ndetse na comment. Ntacyo bitwaye, ni ubuntu, nta kindi kiguzi, ni umwanya wawe na internet ukumva ijambo ry'Imana, ikimana igushakaho n'ikikwifuzaho n'ikigukeneyeho. Imana iduhana umugisha. N'ubundi amazina ni yayandi nkuko dusanzwe tuziranye, nawe mushya. Amazina ni Muhodari Vedaste. Imana iduhana umugisha, muryoherwe, bon appetit, kandi Imana ibiteho kandi barengere mu izina rya Kristo Yesu. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice ni icya 39. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice ni icya 4 umurongo wa 39. Aravuga ngo, akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Reka nsubiremo ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 4. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, igice cya 4 umurongo wa 39. Aravuga ngo, akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati, ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Imana iduhana umugisha, Imana ihabwe icyubahiro. Reka twongeraho Zaburi ya 93. Zaburi ya 93. Zaburi ya 93. Zaburi, indirimbo ya Zaburi ya 93. Yego. Hanyuma turasoma umurongo wa 4. Zaburi ya 93. Zaburi, indirimbo ya Zaburi ya 93. Hanyuma Zaburi ntigira igice, ahubwo ni indirimbo za Zaburi, ni ibihimbano, ni indirimbo za Zaburi. Zaburi ya 93 umurongo wa 4 haravuze ngo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga.
reka dusubiremo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Mwakire neza ijambo ry'Imana, Imana iduhane umugisha. Hanyuma intego y'ijambo ngira ngo tuganireho ni intego ivuga ngo humura byose biramwumvira. Humura byose biramwumvira. Tuza umutima byose biramwumvira. Ceceka wihangayika byose biramwumvira. Imana ishimwe. Humura, nihumure Imana iguhaye mu ijambo ryayo. Humura wari uhangayitse wihebye, humura wari utarataye umutima waravuye mu gitereko, humura wari unaniwe, Imana ishimwe. Humura wari ufite ibitumye umutima udatekereza neza, umutima utari hamwe, umutima utari mu gitereko. Ihumura riraje rikubwira ngo humura byose biramwumvira. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishyirwe hejuru mu izina rya Yesu. Hanyuma iki ni igikorwa cyabereye ku nyanja ya Galilaya cyangwa se hafi y'uruzi rwa Tiberiya. Abandi bakunda gukoresha imvugo ivuga uruzi rwa Tiberiya. Ni igikorwa cyagaragaye, cyakozwe ku nyanja ya Tiberiya. Ni igikorwa cyabonetse, cyagaragaye ku nyanja, cyakorewe ku nyanja, hirya y'inyanja ya Tiberiya, cyabereye hirya y'inyanja ya Tiberiya. Imana ihabwa icyubahiro. Galilaya, iyi nyanja ya Galilaya ni ikiyaga kinini mu majyaruguru ya Isiraheli, kandi ikaba gikikijwe n'imisozi ishobora kubyara imvururu zitunguranye. Niyo mpamvu abahanga bavuga ko izi mvururu zabaye mu mazi z'umuyaga n'umuraba. Ni abandi bahanga bavuga ko zishobora kuba zaratewe n'imisozi ikikije Galilaya, kubera ko inzuzi kenshi ziri ahantu zikikijwe n'imisozi zikunda kugira icyitwa imiyaga ndetse n'imiraba. Rero Galilaya ni ikiyaga kinini kinini cyane kandi giherereye mu majyaruguru ya Isiraheli, kandi gikikijwe n'iyo misozi ishobora gutuma cyangwa gutera imiyaga n'imiraba mu buryo butunguranye. Imana itugire neza. Galilaya igaburirwa n'umugezi wa Yorodani, aho Yesu Kristo yakoreye ibitangaza byinshi n'umurimo ni nko mu birometero 60 mu majyaruguru ya Yerusalemu cyangwa se Yerusalemu. Urumva ni ikiyaga kinini kigaburirwa na Yorodani, kandi aha niho Yesu yakoreye imirimo. Ni mu birometero 60 uvuye mu majyaruguru ya Jerusalemu cyangwa Yerusalemu. Galilaya bisobanura iki mu buryo bw'umwuka? Galilaya bisobanura iki mu buryo bw'umwuka? Galilaya bishushanya imyumvire iri hejuru y'ubuzima. Rero Imana y'amahoro iguha imyumvire iri hejuru ibasha gushyikira ubumana, ukakira ineza y'Imana, ukakira ibitekerezo by'Imana, ukakira imyumvire y'Imana, ukakira imvugo y'Imana, ukakira ijambo ry'Imana, ukakira ubwiza bw'Imana, ukakira umunezero, ukakira ibyishimo, ukakira ihirwe, ukakira kugubwa neza, ukakira gukira. Biragusaba ko ugomba kuba ufite imyumvire iri hejuru itari hasi, imyumvire idaciriritse, imyumvire yo hejuru, kuko Galilaya bisobanura imyumvire, ni ikimenyetso cy'imyumvire iri hejuru, bishushanya imyumvire iri hejuru. Bidusaba kumva Imana dufite imyumvire iri hejuru. Iyo ufite imyumvire iri hasi ntabwo wabishyikira, kubera ko Imana ntabwo ibintu Imana ivuga ari ibintu bifatika. Ntabwo ijambo ry'Imana ndimo nkubwira ari ikintu gifatika cy'igishushanyo wafata wagaragaza gifatika, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ni ubuzima burokora umuntu, ni ubuzima bukiza umuntu. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, Bibiliya ni ubuzima, Imana ni ubuzima, Kristo ni ubuzima, ni ubugingo, ni ubuzima, ni ubuzima buduhesha ubugingo. Rero si ibintu bifatika wasangiza abandi wagaragaza bifatika ngo bifate ubikoreho bigaragaze. Bisaba rero kwizera ijambo ry'Imana, kwizera imyumvire, kwizera ibyo Imana ivuga, kwizera icyo Imana ivugana nawe. Ni uko ugomba kuba ufite imyumvire iri hejuru cyane, udafite imyumvire iri hasi, ahubwo imyumvire iri hejuru. Imana iduhana umugisha kandi Imana ishimwe. Aha, Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ahangaha, iyo usomye Bibiliya iravuga ngo
bugorobye bigira hakurya, bugorobye bikira hakurya, bajya hakurya y'inyanja ya Galilaya. Iyi nyanja ya Galilaya bagiyeho, ariko Imana ishimwe, inyanja ya Galilaya bagiyeho ni inyanja tubonye ko yagiraga akavuyo n'akajagari k'imiyaga ndetse n'imiraba. Ndetse iyi nyanja tubonye ko mu bintu batekereza ko byaba byarateye kuba byaratumye haba umuyaga n'umuraba wabasanze mu nyanja, bavuga ko ashobora kuba impamvu bavuga ko impamvu ari iyo misozi yabyaye iyo miyaga. Ariko ku murongo wa 35 aravuga ngo kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Icya mbere, bugorobye ntabwo ari abantu babwiye Yesu ngo twambuke tujye hakurya. Yesu we yarababwiye ngo twambuke tujye hakurya. Icya mbere, yari azi ibiri bube, yari abizi, yarabirebaga, yari azi n'impamvu, yari abambukanye agiye kubapima ngo arebe kwizera kwabo bageze mu nyanja. Hari igihe Imana igushungura kugira ngo irebe, ese wishimye wayikorera, unezerewe wayikorera, wariye wayikorera, mbese uri mu mage wayikorera Imana. Hari igihe Imana ikwambutse ikakujyana hakurya hafi y'inyanja ya Galilaya igira ngo irebe, ese wayivugaga neza, wakomeza kuyivuga neza ugeze mu bigoyi, wakomeza kuyivuga neza, wakomeza kuyihamya. Rero kuri uwo mugoroba Yesu ubwe arababwira ngo twambuke tujye hakurya. Reka mbabwire, nshimiye Imana ko iyo Imana ikubwiye ngo twambuke tujye hakurya, ibirakubaho byose Yesu arabyirengera. Imana ishimwe. Iyo Yesu ariwe wakubwiye ngo tujyane ukagendana na Yesu, Yesu niwe wenyine mugendana, ntagusige mu nzira, niwe wenyine utakurira ku rugendo, utakurira mu nzira. Haleluya, Imana ishimwe. Haleluya, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu niwe wenyine udashobora kukurira mu nzira, utagutererana mu nzira, niwe wenyine utagusiga mu nzira mu mage ngo agusige, ahubwo yakubwiye ngo ngwino tujyane, ngwino tugendane, abana nawe ibihe byose, agakorana nawe, akagendana nawe, akora ibintu bihambaye birenze, bikomeye cyane. Imana ishimwe. Haleluya, akora ibintu birenze, bihambaye, bikomeye cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Basiga abantu bajya mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Irindi jambo ryanejeje cyane, basiga abantu. Iyo ushaka kumva Imana uva mu rusaku, iyo ushaka kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe witarura abantu, iyo ushaka kugira ngo wumve ijwi ry'Imana ujya kure y'abantu benshi ukajya aho Imana iri. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo ushaka kumva ijwi ry'Imana uva mu rusaku ukajya aho ijwi ry'Imana rivugira. Imana ihabwa icyubahiro. Ndafashijwe. Iyo utaragira ibintu usiga ntabwo ushobora kumva Imana, ariko iyo ugize ibintu usiga nibwo wumva ijwi ry'Imana. Imana ihimbazwe. Iyo ugize ibintu usiga wumva ijwi ry'Imana, kandi iyo uvuganye nawe umenya ko ari yivuze, kuko nta gushidikanya kuba kurimo, kuko nta bintu bituma witiranya ijwi ry'Imana n'andi majwi, ahubwo kuko yakujyanye ijwi ry'Imana rivugira bituma wumva ijwi ry'Imana ukamenya icyo Imana ivuze n'ikigushakaho. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo basiga abantu, barabitarura bajya mu bwato. Imana ishimwe. Bajya mu bwato. Imana ihabwa icyubahiro. Bavandimwe bene data, nagira ngo mbabwire ngo habaho ubwoko bwinshi bw'ubwato. Ubwo nagerageje kumenya ngiye kubabwira, ku isi habaho ubwoko bwinshi butandukanye bw'ubwato bubaho ku isi. Ubwato bwa mbere ni ubwato bwo gutwara abantu. Yesu niwe udutwaye neza. Yesu niwe utwaye abantu neza. Yesu aradutwaye, atwaye abantu bose, atitaye ku yo wize, atitaye ku uhinga, atitaye ku ucuruza, atitaye ko uhembwa ku kwezi, atitaye ko ugira akazi, atarebye ko nta kugira, atarebye ko wabyaye, atarebye ko utarabyara cyangwa se utarabona n'umwe, uri ingumba, atarebye ko washatse, atarebye ko utarashaka, atarebye ko ushaje, atarebye ko uri mutoya, atarebye ko ufite umuryango, atarebye ko nta muryango ugira. Kristo Yesu
niwe haleluya udutwaye neza, kuko Yesu Imana ishimwe yadushyiriyeho ubwato bwo gutwara abagenzi mu rugendo, gutwara abera, gutwara abana bayo. Imana ishimwe. Icya kabiri, habaho ubwato bwo gutwara imizigo. Ubu Yesu yadushyiriyeho uburyo bwo kudutwaza imizigo y'ibibazo n'ibigeragezo, imizigo y'amakuba yose duhura nayo. Yashyizeho uburyo bwo gutwara imizigo ituremereye. Yaravuze ngo munyikoreze amaganya yanyu kuko nita kuri mwe, munyikoreze urugendo rwanyu kuko yita kuri twe. Rero niyo washyizeho uburyo bwo kwikorera imizigo yacu, nk'uko hari ubwato butwara imizigo. Imana iduhana umugisha. Icya gatatu, ubwato bwo kuroba. Yesu yashyizeho uburyo bwo kuroba. Yigeze abwira Petero, aramubwira ngo Petero, ari Kristo Yesu ubwira Petero, aramubwira ngo Petero, ntabwo nakugize kuba umurobyi w'amafi, nakugize kuba umurobyi w'abantu. Yesu yadushyiriyeho uburyo bwo kuroba abantu, tubabwiriza ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, tubabwira icyo Imana igambire mu byanditswe byera. Imana ishimwe. Ubwato bwa kane ni ubwato bwa gisirikare. Ubu mureba dufite ubwato buturwanirira intambara. Kristo adushyiriyeho icyiciro cy'ubwato bushinzwe intambara zacu duhura nazo zose, duhanganye nazo. Imana ishimwe. Icya gatanu ni ubwato bwihariye cyangwa ubwato bwo gutabara. Ubu mureba Kristo yadushyiriyeho ubwato bwo gutabara abagenzi mu rugendo, buri irijanse. Mana we, Yesu yashyizeho irijanse ku bana bayo. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma hari ibikoze ubwato mu buryo bwinshi butandukanye. Habaho ubwato bw'ibiti, hakabaho ubwato bw'ibyuma, hakabaho ubwato bwa parasitike, hakabaho ubwato bw'imbaho, hakabaho ubwato bwa aluminiyumu. Ibyo byose ni ibintu bigize amato. Imana itugire neza. Hanyuma muri Bibiliya habayeho imiyaga igeze muri ine. Muri Bibiliya habayeho imiyaga igeze muri ine, cyangwa Bibiliya igaragaza ubwoko bw'imiyaga ine bwabayeho. Imana itugire neza. Ubwoko bwa mbere ni umuyaga w'iburasirazuba. Ubisanga mu Kuva 10:13. Umuyaga w'iburasirazuba. Umuyaga wa kabiri ni umuyaga wo mu majyepfo. Wawusanga muri Zaburi ya 78 umurongo wa 26. Umuyaga wo mu majyepfo, Zaburi ya 78 umurongo wa 26. Cyangwa se Luka, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka 12 umurongo wa 54 n'itanu. Hakaza umuyaga wo mu majyaruguru. Wawusanga mu Migani 25:23. Umuyaga wa kane cyangwa ubwoko bwa kane bw'umuyaga ni umuyaga wo mu burengerazuba. Uwusanga mu Kuva 10:19. Imana ishimwe. Hanyuma hari ibintu byinshi nagerageje gukoraho cyangwa se gusoma, gushakisha, kumenya biranga umuyaga. Ishuheri y'umuyaga ni ibiki biwuranga? Icya mbere kiwuranga ni impinduka zitunguranye z'umuvuduko w'umuyaga. Ni umuyaga ugira umuvuduko kandi ukaza utunguranye. Nicyo kintu cya mbere kiranga ishuheri y'umuyaga. Icya kabiri ni impinduka z'icyerekezo cy'umuyaga. Impinduka urahinduranya buri kanya. Ni impinduka zigaragara z'icyerekezo cy'umuyaga, nibyo bigaragaza ishuheri y'umuyaga. Icya gatatu igaragara mu ntera nto. Umuyaga ubona wakugezeho, bitandukanye n'umuraba. Turaza kubona umuraba, ibiranga umuraba. N'umuyaga ugaragara mu ntera ntoya kandi cyane. Icya kane ishobora no guterwa n'imvura nyinshi ikomeye n'inkubi z'ikirere. Ishobora guterwa n'inkubi y'imvura nyinshi yaguye. Abantu baturiye amazi cyangwa babaye ku mazi bajya babyumva. Iyo imvura yaguye, kubera ko bazi ko habamo ishuheri y'umuyaga, baravuga ngo ntimukore urugendo mu rwihorere kubera ko uyu munsi imvura yaguye ari nyinshi. Icya gatandatu ntibyoroshye kuyibonesha amaso. Ntabwo wayibonesha amaso ishuheri y'umuyaga. Ushiduka wakugezeho kandi ugaragara wakugezeho. Imana itugire neza. Ingaruka z'ishuheri y'umuyaga, icya mbere ni ugutuma inyanja igira imivumba ikaze. Gutuma inyanja igira icyo bita imivumba ni ukubyina kw'amazi, ni ukukora kw'amazi yirukanka, nicyo bita umuvumba. Icya kabiri
guhungabanya imigendere y'ubwato. Ushobora guhindura icyerekezo cy'ubwato kubera umuyaga ubwato ukabutwara bikarusha umusare ubatwaye ntumenye uko bigenze. Imana itugire neza. Icya gatatu, mu ngaruka z'ishuheri y'umuyaga, kongera ibyago byo kuba warohama, kubera ko umuyaga ukugeraho byihuse ugutunguye kandi ugahindura icyerekezo, binavamo bishobora kukuviramo ibyago byo kurohama. Imana itugire neza. Gatanu, kugoroba no gutwara abantu. Gatandatu, guteza impanuka zo kugongana. Ushobora gutuma ugongana n'ubundi bwato mu mazi kubera ko umuyaga watwaye bose ubwato bari batwaye bari mu mazi, ukanasekura ntakabaho kugongana cyangwa se impanuka yo mu mazi. Imana itugire neza. Ibi nibyo byari kubabaho iyo Yesu ataba muri ubu bwato no muri iyi nyanja. Bari kurohama cyangwa bakagongana n'ubundi bwato, cyangwa se byari gutesha agaciro k'ubwato, ibikoresho bigize ubwato bugashwanyuka bugasenyuka, byari kongera ibyago byo kurohama, cyangwa se gutuma inyanja igira imivumbi ikaze bari guhura nayo iyo Kristo aba atari kumwe nabo. Imana itugire neza. Icya karindwi, guhungabanya umutekano w'abantu, kuko urumva ntabwo abantu batuza ishuheri y'umuyaga yabagezeho. Ni nacyo cyabaye kuri aba bigishwa bari kumwe na Kristo Yesu, nicyo cyababayeho. Barahungabanye bari mu nyanja, ariko umugisha bagize ni uko Yesu yari ari mu bwato. Imana ishimwe. Barahungabanye. Rero uku guhungabana k'umutekano w'abantu nabyo byabaye ku bigishwa ba Yesu bari kumwe nawe, bari muri iyi nyanja ya Galilaya. Nicyo cyababayeho, bari muri iyi nyanja barimo hagati, noneho barahungabana. Imana itugire neza. 8, guhindura uko amazi agenda. Bijya bituma amazi ashobora no guhindura icyerekezo yaganagamo kubera ko umuyaga wahageze, ishuheri y'umuyaga yahageze. Imana itugire neza. Mu bintu bya mbere biranga umuraba ni uburebure bw'umuraba. Nibyo bigaragaza umuraba, uburebure bw'umuraba uva ku mutwe ujya ku wundi. Icya gatatu, igihe cy'umuraba. Umuraba ugira igihe cyawo uberaho, hari amasaha y'umuraba, ababaye ku mazi barabizi. 5, umutwe w'umuraba. 6, ubwoko bw'umuraba. 7, icyerekezo cy'umuraba. 8, ingufu z'umuraba n'inkomoko y'umuraba. Hanyuma tugaruke mu ijambo ry'Imana twasomye. Bibiliya igaragaza ibintu nabonyemo ni nka 3 bigaragaza kuri iyi nyanja byabaye muri iyi shuheri y'uyu muyaga. Icya mbere, kuza utunguranye. Warabatunguye, ariko nubwo wabatunguye Kristo ntiwamutunguye. Haleluya. Imana ishimwe. Ibigutungura ntabwo Yesu bimutungura. Ibigutungura ntabwo bijya bitungura Imana. Ibigutungura ntabwo bitungura iyakuremye. Nta gitungura Imana, bitungura wowe, ariko Kristo ntabwo ajya atungurwa. Imana ishimwe, itugire neza. 2, waje ari umuyaga ukaze. 3, waganishaga kurohama k'ubwato bwabo, ko haburaga gato ngo barohame. Imana itugire neza. Imana itwambike imbaraga. Imana ishimwe. Mu busobanuro bw'umwuka, iyo tuvuze inyanja ni isi. Iyi si turimo ni inyanja. Mu busobanuro bw'umwuka nahishuriye amagambo akomeye muri iri jambo. Ubusobanuro bw'umwuka, isi ni inyanja. Aba bari mu nyanja, ariko twebwe inyanja turimo uyu munsi wa none ni isi ndimo, nawe urimo. Iyi si ni inyanja, ku buryo urebye nabi ibiyiberaho byakubera umuraba. Iyi si ni inyanja. Iyi si ni inyanja. Iyi si ni inyanja. Iyi si ni inyanja. Niyo nyanja tw'inyanja dufite uyu mwanya. Ni iyi si tubayemo, ni iyi si turimo, ni iyi si twavukiyeho, ni iyi si dukoreraho, ni iyi si dushakishirizaho ubuzima, ni iyi si tubyariraho, ni iyi si dushakiraho akazi, ni iyi si dushakiraho ubuzima. Iyi si ni inyanja. Imana itugire neza. Icya kabiri, ubwato ni ubuzima bwawe cyangwa se bwanjye. Ubuzima ni ubwato kuri njye, ubuzima ni ubwato kuri wowe, kuko ubuzima ni ubwato. Ubu bwato rero ni wowe ushobora gutuma bugenda neza cyangwa bukagenda nabi. Ubu bwato wabigiramo uruhare kugira ngo bugende neza, ube mu cyerekezo kizima, cyangwa se wanatuma buyoba. Ubu bwato bw'ubuzima bwawe urimo, ubu buzima bwawe urimo
nibwo bwatuma utegura ejo hawe hazaza cyangwa ukahasenya. ubuzima urimo nibwo bwato. ubuzima urimo ushobora kugira rwo kugira ngo buzabe bwiza. Gukomera kwawe kubitse muri wowe. Gukomera kwawe byaturuka uburyo utwaye ubwato aribwo buzima bwawe. Gukomera kwawe haleluya, gukomera kwawe kwaba kwiza ubigizemo uruhare. Waba umuntu udasanzwe ubigizemo uruhare kubera bitewe n'uko utwaye ubwato bwawe. Imana itugire neza. Ubuzima bwawe ni ubwato buri mu nyanja yitwa isi. Ubuzima ni ubwato buri mu nyanja yitwa isi. Icya kabiri, iyo tuvuze ishuheri y'umuyaga, ishuheri cyangwa se ishuheri n'umuraba, ishuheri y'umuyaga n'umuraba ni iki? Ni indwara, ni ugupfusha, ni ugukodesha. Umuraba waba konterivasiyo, bayikwandikiye, Imana itugire neza, y'imodoka. Umuraba w'ishuheri waba amadeni yakuzengereje, wananiwe kwishyura, yaba amadeni bakubereyemo, byakunaniye kugira ngo bakwishyure. Abakubereye amadeni kukwishyura byaragoranye, nawe harabo byagoranye kugira ngo wishyure. Kubera iki? Ni ishuheri urimo wahuye nayo, uri mu isi yitwa inyanja, uri mu buzima aribwo bwato utwaye, ugaburamo n'amadeni. Yaba inzara, yaba kwambara ubusa, kuba imfubyi, iyo niyo ishuheri y'umuyaga n'umuraba wahura nabyo. Yaba kwiheba, byaba kugumirwa, kubura amafaranga y'ishuri, minerevare, school fees, ibyo byaba umuraba, byaba ishuheri kuri wowe. Kubura urubyaro, divorce, yaba ishuheri y'umuyaga wahura nayo muri ubu bwato bw'ubuzima bwawe utwaye no mu isi yitwa inyanja urimo. Imana itugire neza. Kubura ubwira, kubura ubutakira, byakubera ishuheri y'umuyaga ndetse n'umuraba uhura nabyo. Imana itugire neza. Hanyuma iyo tuvuze umusare, ubwato bwose bugira umusare, ubwato bwose bugira shoferi, bugira umusare. Ntabwo bavuga ko ari shoferi. Shoferi n'utwara imodoka. Umushoferi, imodoka itwarwa n'umushoferi, umushoferi atwara imodoka. Hanyuma indege igatwarwa n'uwo bita umupilote. hanyuma ubwato ubutwara bamwita umusare. Nagira ngo ubwire ngo nawe ubwawe niwe muyobozi w'ubuzima bwawe. Nagira ngo utangarize ko ngo basiga abantu bajya mu bwato yahozemo. Niba ari ikintu kinejeje, Yesu yagiye mu bwato yahozemo, si ubwato bundi atararimo, yagiye mu bwato yararimo. Ubu bwato yararimo, Imana ishimwe ko wowe ukorana nayo irabizi neza ko igomba kubana nawe, kubera ko ubwato ni ubuzima bwawe, izi ko igomba kuba mu buzima bwawe. Hari andi mato yari aho hafi. Biravuze ngo ahantu utuye hari abandi bahatuye. Ubuzima bwawe ufite hari abandi bafite ubundi buzima bwawe hafi yawe. Nicyo gituma hirya yawe hari abandi bantu. Ariko ubwato bufite amahirwe ni ubwato Kristo Yesu arimo. Haleluya! Ubwato bufite amahirwe ni ubwato Kristo arimo. Imana ishimwe. Holy powers and God. Ubu ni wazakita before next time. Ubwato burimo umugisha, ubwato buhiriwe nubwo Kristo Yesu arimo. Mu yandi magambo, hahiriwe ubuzima Yesu arimo, kuko ntabwo ari ubuzima bwose Yesu aturamo, si ubuzima bwose Yesu yinjiramo. Hahiriwe ubuzima Yesu yinjiyemo, hahiriwe ubuzima Yesu agiye kwinjiramo, hahiriwe ubuzima Yesu, hahiriwe umuntu ugiye kumuha ikaze akamwinjiramo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Hahiriwe umuntu winjije Kristo Yesu muri we, akinjira muri we bagasangira. Yaravuze ngo umuntu nakomanga nzakingura, ninjire iwe dusangire. Hahirwa umuntu wasabiye, wahaye ikaze Kristo muri we kugira ngo babane, bagendane. Imana, haleluya, bagendane, babane, bakorane. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kristo Yesu niwe musare wacu dufite. Hahirwa ubwato Kristo arimo. Harahiriwe utunze Kristo. Umunyamahirwe ntabwo ari ufite ikintu kiremereye kuri konte, ni umuntu ufite Kristo mu bwato, ni umuntu utunze Yesu muri we. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishyirwe hejuru, Imana ishimwe. Haleluya! Ni umuntu utunze Kristo muri we. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi wumve
Yesu niwe musare utwaye ubwato. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Dufite umusare utuyoboye, haleluya. Dufite umusare udutwaye, dufite umusare utuyoboye, dufite umusare uturi imbere, Imana ishimwe. Niyo mpamvu ntugire ubwoba, uri kumwe n'umusare. Imana yaduhaye umusare. Haleluya. Imana yaduhaye umusare. Imana yaduhaye umuyobozi w'ubuzima, yaduhaye umuyobozi w'urugendo. Imana yaduhaye umuyobozi utuyobora. Imana ishimwe, dufite umusare udutwaye. Kuba dutwaye ntacyo tukibaye, kuba dutwaye nta bizadutera ubwoba, kuba dutwaye ntacyo tukibaye. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Kandi ubwato Yesu yabayemo kubugarukamo biroroshye, kuko nubabugarutsemo. Ubuzima Yesu yabayemo kubugarukamo biroroshye, kuko nubabugarutsemo. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Haleluya. Kristo ni umusare. Ndafashijwe. Kristo ni umusare. Iyo abonye bigukomereye aragashya, Imana ishimwe. Haleluya. Iyo abonye bikaze aragashya, Imana ishimwe. Iyo abonye bikugoye aragashya, Imana ihimbaza. Iyo abonye hari ibiguteye ubwoba aragashya. Ndafashijwe. Iyo abonye hari ibishaka kuguhitana aragashya. Kristo Yesu ni umutware. Kristo ni umusare mwiza utuyoboye, kandi azatugeza iyo turya. Kristo ni umusare ku rwego ntabona uko mbibabwira. Kristo ni umusare utuyoboye neza, ujyana natwe, ubana natwe ku manywa ndetse na nijoro, Imana ishimwe. Ndafashijwe. Ndahishuriwe ikintu gikomeye. Ndahishuriwe. Niyo bigeze nijoro, Kristo akubera umusare, akakuyobora, akagashya, akagukura mu mwijima w'icuraburindi. Haleluya. Ipahori hela zodi folas edraya bin elas efonestans taweza kita imani hori fo. Iyo bigeze nijoro umwuka aramishuriye, arambwiye ngo nkubwire ndi kuri kamera mu mwijima. Iyo bihageze aho utareba, we yiteguye kugashya, akakuyobora, akazakugezayo amahoro. Haleluya. Imana ishimwe. Ndanezerewe. Iyo bigeze mu mwijima aho utareba, Kristo Yesu akubera umusare wo kukuyobora ngo utagira inzobo ugwamo. Hani wadi pawera forasi. Akubera umusare kugira ngo utagira inzobo ugwamo. Imana ishimwe. Kugira ngo utaza kugwa mu rwobo. Iyo ari mu mwijima, umwanzi akagutega ibico by'abambuzi, Kristo akubera umusare. Imana ishimwe. Akubera umusare uri hera hora forasi. Akubera umusare ukuyobora, akagashya, akagukura mu mwijima. Ndahishuriwe. Umwuka arimo aramishurira ngo nkubwire ngo wowe unkurikiye, amaboko y'abantu hatagukura, uyu musare arahagukura. Imana ishimwe. Amaboko hatashyikira, umusare arahashyikira. Imana ishimwe. Imana ihimbazwe. Kandi aho abantu batagukiza, uyu musare waragukiza, kuko niwe uyoboye ubwato. Imana ishimwe. Niwe muyobozi w'urugendo, ayoboye ubwato. Imana ihimbazwe. Ayoboye ubwato. Imana ishimwe. Imana ishyirwe hejuru. Imana ihimbazwe. Kristo niwe uyoboye ubwato. Ndafashijwe. Iyo bibaye ku manywa, amanywa uyagezemo, Kristo akubera umusare. Iyo umusenze uri mu cyumba wenyine muri wa babiri, Kristo akubera umusare. Ahita aza akakubwira ngo niteguye kukuyobora. Ndahari. Ibyakunaniye ndahari. Ibyagushobeye ndahari. Ibyo utazi ndahari. Kristo ni umusare wacu. Imana ishimwe. Kristo ni umusare. Dufite umusare. Muhumure. Ndafashijwe. Uyu musare ntabwo akenera amaboko y'abantu.
uyu musare ntabwo akenera inkunga z'abantu, uyu musare ntabwo akenera ibigukanga, uyu musare ntabwo akenera amajwi y'abantu, ntawarinda kubaza ndafashijwe. Uyu musare nta muntu abanza kunyuraho, uyu musare ntawagisha inama oyaye, uyu musare oya ntabwo ariko bimeze, uyu musare ntabwo ajya yitabaza imbaraga z'abana b'abantu, reka da, ahubwo umva ikinejeje. uyu musari yatuyoboye we akenera icyitwa ingashya yonyine. Ingashya ni iki? twarigereranya ingashya, twagereranya ndetse nk'inkoni y'ubutware bwa Kristo Yesu atuyoboje, atuyoboresha. Imana ishimwe, atuyoboza inkoni y'ubugwaneza y'imbabazi, inkoni y'ubuntu, inkoni yo gukomera, inkoni ripihori traya bonesti forasi, inkoni y'ubutware. Kristo ni umusare w'abaririmbyi, ni umusare w'abashumba, Kristo ni umusare w'abanyamasengesho. Haleluya! Kristo ni umusare w'imfubyi, Kristo ni umusare w'abapfakazi, Kristo ni umusare w'abarira, Kristo ni umusare w'abantu bose, ni umusare w'abakecuru n'abasaza, ni umusare w'abatoya, ni umusare w'abakobwa n'abasore. Kristo ni umusare uyoboye ubwato bwa buri muntu wese, ayoboye ubuzima bwa buri muntu wese umwakira, akamutuza muri we, hanyuma akamwicaza mu buzima bwe, ubuzima bumeze nk'ubwato, akamwicaza, akamutumira mu nyanja, akamutumira mu nyanja ariyo nahishuriwe ko ari iyi si turimo, akamutumira muri iyi nyanja, akaba mu bwato ari bwo buzima bwe. Kristo yiteguye kumubera umusare kubera ko yamuhaye ikaze ndetse n'akaribu. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kuko ni data, ni umubyeyi, ni rubasha, ashoboye byose, arahambaye, ari hejuru ya byose. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Kristo ni umusare utuyoboye, ni umusare, ni umuyobozi w'urugendo rwacu. Kristo ni umusare w'ubugingo bwacu, Kristo ni umusare w'ubuzima bwacu. Haleluya! Imana ishimwe. Kristo ni umusare, ni umusare utuyoboye mu nzira zose ducamo, no mu nzira zirimo imifatangwe, zirimo amahwa uri gucamo, Kristo akubereye umusare. Mu nzira z'ibiguhanda, bikubabaza, bikugoye, bikurya isataburenge, Kristo ni umusare witeguye kukuyobora. Imana ishimwe. Aho utarebesha amaso, umusare areba kure. Ndahishuriwe, uyu musare Kristo Yesu areba kure aho utareba, aho imboni zawe zigarukira. Amaso y'umusare Kristo Yesu areba imbere, akamenya ibiri imbere, akamenya ibyabaye, ibiri kuba ndetse n'ibizaba. Kristo ni umusare ureba kure, akamenya n'ibizaba biri imbere gatoya, wowe utazi, utabona, udashyikira. Kristo azi ibizaba n'ibiri imbere byose, arabizi. Haleluya! Byose iriwa hori paya zone staya befora siriwi rihiri wizangone sanse. Yesu byose arabizi, azi ibyabaye, ibiri kuba n'ibizaba, azi ibiri imbere. Wowe uzi ibyabaye kugeza uyu mwanya tuvugana, cyangwa se urimo wumva inyigisho n'iri jambo ry'Imana, ariko Kristo Yesu uwe ubwe azi neza ibizaba. Wowe azi neza Kristo Yesu ibizakubaho mu minsi iri imbere uko bizagenda. Niyo mpamvu ukeneye umusare, ukeneye Kristo, ukeneye umusare we Kristo Yesu ngo akuyobore, ngo aguhaze ibyiza, ngo akunezeze. Imana ishimwe, ngo akumenyeshe amakuru y'ibizaba n'ibiriho. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Nyamara ukeneye umusare, nanjye nkeneye umusare. Haleluya! 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 Imana ishimwe. Nyamara dukeneye umusare, nawe ukeneye umusare. Imana ihabwe icyubahiro. Nyamara dukeneye umusare. Imana ishimwe. Kristo ni umusare, aratuyoboye. Kristo ni umusare, ntakenera ubufasha bw'abandi, ubwo yifitiye ingashya mu kaboko yo kutuyobora, ariyo nageranya nk'ishyimbo, nk'inkoni y'ubutware atuyoboje, y'imbabazi n'ubuntu. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yesu afite ingashya kandi ni umusare. Ntibimusaba ko yitabaza amaboko y'abandi ngo aze kugashya, aze kuyobora ubwato. Ubwo arihagije mu kubuyobora. Ndahishuriwe, Kristo
afite ubuhanga n'ubuhangange mu kuyobora ubwato bwawe mu buryo budasanzwe. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe. Icyo Yesu akoresha kugira ngo acyahe umuyaga, icyo Yesu akoresha kugira ngo acyahe umuyaga, icya mbere akoresha ibirenge bye. Ibirenge bya Yesu ahantu byakandagiye umuraba uhita ugenda urahunga ahantu Kristo Yesu akandagiye. Kuko Bibiliya yavuze ngo iki? Yaravuze ngo abigisha babwira Yesu abigishwa ngo Yesu mwigisha mwana ko tugiye gupfa ntabwo byitayeho, ngo ubwato bwendaga kurengerwa ko tugiye gupfa ntabwo byitayeho. Yesu ahita akanguka ngo acyahe umuyaga uratuza. Reka nkubwire, ibintu byose bifite amatwi byumvira nyir'ibiremwa kuko ni umuremyi, Imana ishimwe, haleluya. Kristo ntabwo ajya atangara, ntabwo ajya atangazwa n'ibyo akoze kuko ubwe we ni igitangaza, ahubwo twebwe abikoreye ni twebwe dutangara. Twe dutangara kuko ari bishya mu maso yacu, ariko mu maso ya Kristo Yesu si bishya kuko we ntabwo atangara, kuko ni igitangaza gitangaza benshi. Imana ihimbazwe, haleluya. Ni igitangaza gitangaza abantu benshi, ubwe ntatangara kuko atangaje abamwizera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Ngo acyahe umuyaga uratuza. Ibintu byose bifite amatwi, iyo abihamagaye byose biramwumvira, iyo abicyashye biramwumvira. Yageze ku nyanja itukura, inyanja iravuga ngo umuremyi wacu arahageze. Yabanje kugera ku magare y'abanyegiputa n'ibindi nk'ibyo. Rero Kristo ni igitangaza gitangaza bose. Ikintu cya mbere Yesu akoresha acyaha umuyaga ni ibirenge bya Yesu. Ibirenge bya Yesu hano byakandagiye, umuyaga uribwiriza ugahita ugenda. Ibirenge bya Yesu hano byakandagiye biribwiriza, umuyaga ugahita ugenda, ugahita urekeraho, ugahita utuza. Imana ishimwe. Ibirenge bya Yesu hano byakandagiye biribwiriza, bigahita bituza, bikamenya ko hakandagiye. Reka mbaho urugero gatoya. Igihe Yesu yarimo agendagenda, ngo arimo agenda ahura n'umusore cyangwa umugabo watewe na dayimoni. Yesu ahakandagiye, muzasome Bibiliya, ntabwo yigeze avuga, ntiyahamagaye, ntiyasenze, ntiyirukanye, ntabwo yigeze ashwiragiza nk'uko abantu babivuga, ntiyigeze atokesha, ntiyigeze yamagana. Yesu ntiyigeze asiribanga, ntiyigeze akandagira, ntiyigeze ashiriza abadayimoni. Oya, Yesu agikandagira kuri uyu muntu watewe na dayimoni. Abazimu cyangwa se abadayimoni, iyo tuvuze abazimu ni imyuka y'abantu igendagenda y'abantu bapfuye batizera, nibo bita abazimu. Ariko abadayimoni ni abamanukanye na Satani bavuye mu ijuru. None ngo abadayimoni bari muri uyu muntu, arwaye, amaze igihe kirekire arwaye abadayimoni. Yesu ahakandagiye bamenya ko ari umwana w'Imana uhakandagiye. Ibirenge bya Yesu bikihakandagira byamenye ko Yesu ahageze. Abadayimoni baravuga ngo none se waturetse tukigira muri ziriya ngurube tukigendera? Yesu baravuga ngo waturetse. Abadayimoni babwira Yesu ngo waturetse tukajya muri ziriya ngurube tukigendera, ko igihe cyacu cyo gupfa kitari cyagera. Yesu nibwo yabaretse bajya mu ngurube. Ni ibirenge bya Yesu byahakandagiye, ariko umuraba n'umuyaga witwa uburwayi uhita ukira. Abadayimoni bamusohokamo barigendera bajya mu ngurube. Abadayimoni bamusohokamo berekeza inzira y'ingurube. Ingurube nazo zerekeza mu mazi, zipfira mu mazi. Hari uwigeze atebya akantu kamwe, n'ugutebya aravuga ngo hari abigeze bavuga ngo uriya muntu wari warashoye umushinga w'ingurube kugira ngo yorore cyangwa se yororere ingurube, abadayimoni bakazijyamo, Yesu ari we uzohereje muri ziriya ngurube abadayimoni, ngo Yesu azaze ngo yishyure fagitire y'uwashinze umushinga w'ingurube. Ariko n'ugutebya, ngo azaze yishyure fagitire y'uwo yahombeje. Ariko ibyo Yesu ntabwo abyitaho. Yesu iyo ashaka kugukiza agukirisha ubupfu bw'ibibwiriza. Yesu iyo ashaka kugukirisha anyura
mu nzira y'abandi bantu. Iyo Yesu agiye kugukiza anyura no ku bantu kandi akagukiza ari we ubikoze. Imana ishimwe ihabwa icyubahiro. Yesu aho hantu yakoresheje ibirenge byarahageze, umuyaga w'uburwayi uhita utuza, akira dayimoni, kubera ko ibirenge bya Yesu aho byakandagiye umuraba uhita utuza, ndetse n'umuyaga biratuza by'uburwayi. Imana ishimwe. Ahubwo ninginze wowe unyumva unkurikiye ngo Yesu aze gukandagira iwawe, kandi Yesu ahantu yakandagiye asiga ibimenyetso by'uko yahakandagiye. Yesu ahantu yakandagiye yageze ahasiga ibimenyetso by'uko yahakandagiye. Imana iduhana umugisha. Icya kabiri, akoresha amaboko ye. Amaboko ya Yesu ajya acyaha umuyaga. Imana ishimwe, haleluya. Ahangaha Bibiliya yavuze ko ngo yarambuye ukuboko acyaha umuyaga uratuza. Yarambuye ukuboko kwa Yesu iyo akurambuye ahita acyaha umuyaga. Bibiliya yavuze iki? Yaravuze ngo iyo abumbuye ikiganza ukuboko aza kwifuza kw'ibyaremwe byose. Icya gatatu Yesu akoresha ni urutoki rwe. Urutoki rwa Yesu rubasha guhagarika imiyaga n'imiraba igatuza igaceceka. Ndafashijwe, haleluya. Urutoki rwa Yesu ruhagarika imiraba n'imiyaga kandi bigatuza. Imana ihabwa icyubahiro. Reka mbaho urugero. Mwegiputa Mose mu gihe yakubitaga inkoni hasi hakazamuka inda zigatera Farawo, zikazamuka zigakora batayo. Ariko Imana ni igitangaza. Imana iraryoshye. Imana ifite ubuhanga n'ubuhangange bwo gukora ibintu byose mu murongo ibishakamo no mu buryo bwose Imana ibikeneyemo. Mwegiputa Mose yakubise inkoni mu ivumbi, hazamuka batayo y'inda. Inda ziramwitaba, arazihamagara, azikorera. Niba arahise azikorera karasisi, niba zarahise zijya kuri parede, ntubimbaze. Niba zarahise zifata imyitozo yo kurashisha za drone, ariko n'urugero ntanze, drone ni za vuba ahangaha. Izi nda ngo zazamukanye intwaro utamenya ubwoko bwazo. Ni intwaro z'umwanda. Zazamukanye intwaro z'amenyo. Abantu babayeho kera bariwe n'inda. Inda zirababaza. Wabonaga umuntu ukumva karazamutse ugahita ukica, ukumva hakarazamutse ugahita utonyora, cyangwa abandi bagakunkumura ipantaro, inda zigatakara. Ariko Imana yatugiriye neza, yadukijije ibihe by'inda zisanzwe z'umwanda. Ariko izi nda zo ntabwo izi nda zari z'umwanda, zari inda z'amaboko akomeye y'Uwiteka, zari inda zibayemo ingabo, batayo y'igisirikare cy'Uwiteka. Zirazamuka zijya gutera kwa Farawo, zirazamuka zigezeyo, zijya mu buriri, zijya mu biryo, zijya mu myenda, zijya ku ifarashi, zijya mu nkweto. Ahantu hose huzura inda. Ngo Farawo atumira abapfumu bose bo mu gihugu. Farawo amaze gutumira abapfumu bose bo mu gihugu, nabo bakora ubufindo nk'uko bari basanzwe bazi ko bikunda. Bakubise inkoni mu ivumbi, inda barazibura, hasigara iza Farawo. Ingabo za Farawo z'inda zazamutse kurwanirira Abisiraheli bari mu gihugu cya Egiputa. Hanyuma nibwo abapfumu bavuze, cyangwa nibwo abakonikoni batangaje aya magambo. Nibwo abapfumu babwiye Farawo, baramubwira ngo ibi byo tubonye ntabwo ari ubwenge bw'abize Harvard bubikoze. Haleluya! Ntabwo ari ubwenge bw'abize Oxford, si ubwenge bw'abize mu makaminuza ku isi akomeye, si ubwenge bwo mu ishuri. Ntabwo ibintu tubonye by'inda bikozwe n'uwariye. Ntabwo ibintu tubonye bikozwe n'abazi ururimi rwa gipfumu. No, baravuga ngo ibi bintu tubonye bikozwe n'urutoki rw'Imana. Bivuze ngo urutoki rw'Imana ubwarwo narwo rwakangara ibyari bikugarije, ibyagufashe bugwate. Urutoki rw'Imana ruje kubigukuraho. Haleluya, haleluya. Imana ihimbazwe.
nari ngutangarije amakuru yizewe ava mu bwami bw'ijuru. Mesaje uhawe uyu mwanya, wowe unkurikiye unyumva, Imana ivuganye nawe ngo amaboko yari agufashe bugwate agiye kukurekura kubera gucyaha k'urutoki rw'Imana. Imana ishimwe. Uburetwa umazemo iminsi igihe kirekire, uburetwa bwa Satani, uburetwa bw'umubiri, uburetwa bw'ubuzima, Imana igukuye mu buretwa umazemo iminsi myinshi, ikoresheje urutoki rwayo, ihagurukije ingabo zo kugukura mu buretwa aho wafatiwe bugwate, kugira ngo Imana ikurokore kandi gukize. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro, kuko ni umubyeyi, ni rubasha, ashoboye byose. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, Imana ihimbazwe. Ubundi buryo bwa kane Imana ikoresha igira ngo icyahe, ni uburyo bwitwa ijisho rye. Ijisho rye Imana irikoresha kugira ngo icyahe umuyaga wose waba ukugarije, ikoresha ijisho rye. Abisiraheli barimo bava mu Egiputa, bavuye mu Egiputa Abisiraheli, hanyuma barimo basatira ku nyanja itukura, ngo Farawo yanze kubyemera, abyibuka impitagihe, akebuka impitagihe, yumva atabareka kubera imirimo bakoraga, hanyuma arabakurikira n'amagare y'amafarashi. Yesu ngo ikintu yakoze nta kindi, ngo yarakebutse gutya gusa gatoya. Yesu ngo yakoresheje ijisho gusa, ntiyavuze, ntiyahakandagiye. Yesu ntabwo yakoze, Imana ntiyavuze, ntiyakoze, nta yindi ntwaro yakoresheje. Ngo Imana cyangwa ngo Yesu, Imana ngo yarebye gake gutya gusa, Imana ngo yarebye gake ijisho, amagare ahita amenya mesaje ivuye mu ijisho ry'Imana. Amagare ahita amenya icyo Imana ivuze. Haleluya, amagare yahise amenya icyo Imana ivuze. Aravuga ngo amagare, atangariza amagare yose ahanahana mesaje ivuga ngo uwaturemye, uwaremye ibimera n'ibiti n'amagare n'abo duhetse, avuganye natwe ngo tugende gahoro. Ngo amagare, Bibiliya iravuga ngo akuruza, agenda akururuka, agenda gake kugira ngo adafata Abisiraheli. Umva mesaje Imana ivuganye nawe muri iri jambo. Ibintu byari bigiye kugufata, Imana ibigukuyeho, kandi ikoresheje ijisho ryayo. Iyo akoresheje ijisho rye, hari ibintu ahita acyaha. Imana iduhana umugisha. Yararebye gusa, ijisho rihita rituma amagare akururuka, ntiyaba agifasha Abisiraheli. Ibyari bigukurikiye bigiye kugusingira, kugufata, Yesu abirebye igitsuri, ntabwo byongera kukureba no kugufata, ntibirakugeraho. Hagati yawe n'ibiguhiga n'ibikwirukaho, Yesu ashyizemo intera, ashyizemo umwitangirizwa. Imana iduhane umugisha mu izina rya Kristo Yesu. Icya gatanu ni ijwi rye cyangwa imvugo ye. Imvugo ya Yesu iyo avuze byose. Bibiliya niko yavuze ngo yavuze umuraba w'amazi menshi, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye, Uwiteka ubiri hejuru abirusha imbaraga. Yesu ubwe niko Zaburi abitubwiye ya 93. Yesu ijwi rye ribasha gucecekesha ibintu byose, umuraba ugatuza, ibyari kure yawe bikajya kure, ibyari hafi yawe bikajya kure yawe, ibyari kure yawe bigakomeza bikigira kure, n'ibyari hafi bikigira kure. Akoresha ijwi rye cyangwa imvugo ye. Imana ishimwe. Icya gatandatu ni ibimenyetso. Yesu hari ibimenyetso akora, yabikora, imiraba n'imiyaga bikibwiriza, ari ibimenyetso gusa, nta kindi kintu kidasanzwe. Imana iduhana umugisha. Hanyuma ibikangura Yesu, ibintu byatuma Yesu akanguka mu nyanja urimo yitwa isi, ibintu byatuma Yesu akanguka mu bwato urimo aribwo buzima bwawe, akakubera umusare, akakurinda, akakuzigama, akakurengera. Dore ngibi ibyatuma Yesu akanguka. Icya mbere, kwihana ibyaha bituma Yesu akanguka. Imana ishimwe. Kwihana ibyaha bituma Yesu akanguka. Imana ihabwe icyubahiro.
icya kabiri, kuririmba bituma Yesu akanguka. Umwe yaravuze ngo iyo umuntu aririmbye aba asenze kabiri. Iyo urimo uririmba uba urimo usenga, uba umeze nk'usenze inshuro ebyiri. Iyo uririmba ngo uba usenze inshuro ebyiri. Kabiri, n'iyo uririmba ushobora guhererwamo imbabazi z'ibyaha n'ibicumuro wari wacumuye. Niyo mpamvu hari igihe umuntu azaririmba akumva arabohotse, yakiriye amahoro n'umunezero, akumva ibyishimo biraje kubera kuririmba, nuko yakiriyemo imbabazi mu ndirimbo no mu ihumure. Niyo mpamvu ushobora kuririmba bigatuma Imana inezerwa, Imana yishima, bikayitera kugaba, bikayitera kugambiriraho, bikayitera kugira icyo ikora, kubera ko kuririmba byatuma Kristo ahaguruka akabyuka akaza, ahaguruka akaza akagira ibintu akora. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Reka mbahe urundi rugero. Imana ubwayo ikunda amajwi n'umuziki. Imana ikunda amajwi n'umuziki. Urugero, yaravuze ngo munshimishe neberu n'inanga n'ibyuma birenga by'amajwi maremare ndetse n'imirya icumi. Imirya icumi ni amashyi, kubera ikunda indirimbo zijya zikora ku mutima, ikaba yabyuka ikaza igacyaha umuyaga wari ufite. Imana iduhana umugisha. Icya gatatu ni ugusenga. Gusenga, kwinginga Imana, kuyegera bituma uyihamagara mu isengesho ikakwitaba, ikaza igakora. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Icya kane, kwera imbuto bituma Imana ihaguruka ikaza igakora, kubera kwera imbuto nziza bigatuma Imana ikora. Icya gatanu ni ukwizera. Hanyuma icyo Yesu yakoze cyatangaje abigishwa, natwe nicyo kidutangaza. Icyo Yesu yakoze, ibyo Yesu yakoze byatangaje abigishwa bari kumwe, bakavuga ngo uyu ni muntu ki imiyaga n'imiraba yumvira kandi igatuza kandi igaceceka? Ni muntu ki? Ninde? Ni muntu ki? Huyu ni nani? Huyu ni gutoka wapi? Aturutse he? Ninde uvuga imiyaga n'imiraba bigatuza bikamwumvira? Ninde? Hari ibintu rero yari akoze byatangaje abigishwa, kandi natwe biradutangaza. Icya mbere, igikorwa cy'indengakamere ako kanya. Yesu ikintu yari akoze, igikorwa yari akoze ni igikorwa cy'indengakamere. Iyo bavuze igikorwa cy'indengakamere, ni igikorwa kibaye kitari giteganyijwe, kitamenyerewe, kidasabye imbaraga nyinshi za kimuntu, kitari kizwi, igikorwa gitunguranye, kitari cyitezwe, igikorwa kije mu buryo budasanzwe, igikorwa kirokoye ubuzima bw'abantu, kirokoye abantu igikombe kibi, kirokoye abantu ikibaya kibi barimo. Ni igikorwa kidasanzwe, niyo mpamvu cyitwa igikorwa cy'indengakamere, kandi kibaye ako kanya. Ni igikorwa gikozwe n'amaboko akomeye ya Kristo Yesu. Haleluya! Hiriwohora hala wiri helastiri wiri fodra hirizango dipa foras. Igikorwa Imana ikoze. Nagira ngo ubwire ko hari ibintu Imana yagukoreye ubona ni igikorwa cy'indengakamere, ntuzi uburyo gikozwe, ntuzi uburyo kije, ntuzi uburyo bigenze, ntiwakirebaga, uhumuye gusa amaso usanga cyabaye, kuko ni igikorwa cy'indengakamere yagukoreye, nanjye yankoreye. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Cyo guturisha umuyaga ni igikorwa cy'indengakamere. Icya kabiri, kuzana amahoro mu bwato mu gihe cy'akajagari. Yesu niwe uduhesha amahoro no mu gihe cy'akajagari. Mu gihe abandi bavuza induru, ntabwo twebwe tuvuza induru, kubera ko hari uduhereza impundu mu cyimbo cy'induru. Haleluya! Hari uduha kuvuza impundu mu cyimbo cy'induru. Yesu ajya aduhereza amahoro mu gihe cy'akajagari. Imana iduhane umugisha, Imana ishimwe. Icya gatatu, guhishura ubutware bwe. Yesu aha yahishuye ubutware bwe, kandi natwe hari uburyo yagiye atwihishurira tukabona ko ari ubutware bwe, butari ubw'ababyeyi batubyaye, butari ubwa data na mama,
butari abo tuvukana, tubona ubutware bwe, turabubona ko ari we ubukoze, ari ubutware buturutse muri Kristo Yesu. Imana iduhana umugisha. Haleluya. None ishimwe. Hari ubutware bubitse muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Imana ishimwe. Hanyuma icya kane ni akamaro ko kumwizera. Yagaragaje umumaro ko abamwizera ntacyo bazaba, ntacyo batagipfuye, aho mu cyimbo cyo gupfa ubuzima bwabo burakomeje. Yagaragaje akamaro ko kumwizera. Imana iduhana umugisha. Icya gatanu, kugaragaza kumukurikira ko bidakuraho ibibazo, ahubwo bitanga imbaraga zo kubikemura. Haleluya. Imana ishimwe. Hari abantu bibeshya ko gukurikira Yesu ari ukuyora ibitangaza gusa. Gukurikira Yesu, hari imvugo zakoreshejwe kera ariko ubu ntago zigikoreshwa cyane, zivuga ngo ku musaraba biranagana, nabuze aho binagana ngo mbisorome. Ku musaraba ngo biratendera, nabuze aho bitendera. Ku musaraba ngo hari ibyiza gusa, harimo n'ibitugerageza. Ibyiza biza mu buryo bwinshi, ibyiza by'Imana biza mu nzira nyinshi. Ariko nagira nkubwire ngo yagaragaje ko kumukurikira bidakuraho kugeragezwa, bidakuraho ibibazo, ahubwo dukuramo imbaraga zo gukemura ibibazo. Haleluya. Kristo yaduhaye imbaraga zo gukemura ibyo duhura nabyo. Muri Kristo habitsemo imbaraga n'ubwenge byo gukemura, biduhesha imbaraga zo gukemura ibibazo tugezemo, duhuye nabyo. Niyo mpamvu Kristo aduhereza imbaraga. Ndafashijwe. Kwa Yozefu ahuye na muka Potifari bari mu nzu uwa babiri, Yesu yamuhaye imbaraga. Imana, reka nkoresha iyi mvugo niyo nziza, Imana yamuhaye imbaraga kuko nkoresheje Yesu hari abantu bagira ngo Yesu ntiyarahari. Mu isezerano rya kera Kristo yarahari, ahubwo yagaragaraga mu buryo butandukanye. Hari aho yaje ari marayika w'umugaba w'ingabo z'Uwiteka, yari Yesu. Mu muriro yari Yesu. Mu muriro yari Yesu wari urimo babajugunya bari abasore batatu mu itanura ry'umuriro. Yesu yari arimo, n'ahandi. Iyo bavugaga marayika ukomeye w'Uwiteka ni Yesu. Nimvuga ngo Yesu no mu isano rya kera yari arimo, Imana ishimwe. Yesu cyangwa se Uwiteka yaragaragaje ko muri we harimo imbaraga zo gukemura ibibazo. Imana ishimwe. Yesu aduha imbaraga zikemura ibibazo. Mu gihe abandi babuze igisubizo, twe ntitubura ibisubizo. Yesu aduha imbaraga zo gukemura ibibazo. Imana ishimwe. Icya gatandatu, Yesu yagaragaje kamere ye. Yagaragaje kamere ye ko itandukanye n'iy'abantu. Imimerere ya Yesu itandukanye n'iy'abantu. Icya karindwi, yagaragaje umwirondoro we. Imana ishimwe. Yagaragaje ko ari umwana w'Imana. Uwo ni umwirondoro wihariye. Yagaragaje ko utandukanye n'uw'abigishwa bari kumwe nawe, kuko umwirondoro wa Yesu ucyaha imiyaga n'imiraba. Haleluya. Umwirondoro wa Yesu ucyaha imiyaga ndetse n'imiraba. Imana ihabwe icyubahiro. Icya munani, imyifatire ikomeye ya Yesu. Kuba yarabyutse agahita ahagarika umuraba ndetse n'intuza n'ishuri y'umuraba ndetse n'umuyaga akabicyaha. Kuba yarahise akanguka agacyaha umuyaga ndetse n'umuraba ubwabyo ni imyifatire ikomeye yagaragaje, itandukanye n'iy'abantu batajya bagira. Yari imyifatire ikomeye yagaragaje. Imana iduhane umugisha. Imana ishimwe. Amasomo akomeye arimo dukuramo muri iyi nyigisho, cyangwa se muri guturisha umuyaga n'imiraba kwa Kristo Yesu, amasomo dukuramo akomeye dore ngaya. Isomo rya mbere, kuba mu bwato bwa Yesu kuri twe ni uburinzi. Kuba mu bwato bwa Yesu arimo Yesu, kuba mu buzima bwawe akakuyobora bingana n'uburinzi, kuko Yesu ntabwo arinda wowe, arinda icyo yagushyizemo. Yesu ntabwo arinda wowe, arinda impano z'Imana yagushyizemo. Haleluya. Imana ishimwe. Horita wera siri wiridra. Kristo kuba ari muri wowe
bingana n'uburinzi. Ararinda ikikurimo, icyo yaguhaye, ntabwo arinze umubiri wawe, arinze icyo yagushyizemo. Imana ihabwe icyubahiro. Bingana n'uburinzi kuba mu bwato Yesu arimo. Icya kabiri, kuzana amahoro mu muyaga. Icya gatatu, kutaba mu bwato bw'abandi butarimo Yesu. Wirinde, kuko hari andi mato ku ruhande, ariko ubwato bwagize umutekano n'amahirwe nubwo Yesu yari arimo. Wirinde kuba mu bwato abantu Yesu atarimo, wirinde kuba mu bwato bw'abandi, we kujya mu buzima bw'abandi, menya ubuzima bwawe. Niba ari ikintu kigoye, nagira nkubwira ngo ndagusabye ube mu bwato bwa Yesu arimo, nibwo ufite amahirwe. Icya kane, guhaguruka kwa Yesu no gutegeka kwe ni isomo rikomeye. Yesu muri we harimo gutegeka no guhaguruka ako kanya. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Mwene data muvandimwe, wowe unkurikira, ntabwo Yesu yari asinziriye. Abahanga bavuga ngo yari yisinzirije, kubera ko Yesu ahora ari maso igihe cyose. Yabaye nk'usa nk'uhumbitseho amaso, bivuga ngo yari asinze, ariko Yesu ntabwo Imana isinzira, ihora iri maso no mu gihe cyacu twebwe tutareba, we arakora. Yesu yari aryamye bwerekeza, ahita acyahuye umuyaga. Ijambo nsorejeho, ntabwo Yesu azigera yemera ko amazi agutembana habe namba, cyangwa ntabwo Imana izemera ko isi ikumira kandi uri kumwe na Kristo Yesu. Ntabwo azabyemera. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo Yesu azigera yemera ko amazi akumira ngo urengerwe. Ntabwo bishoboka. Kandi uri kumwe nawe, ntabwo bikunda. Ntabwo azemera ko isi ikumira. Ngo umuyaga waraje n'ishweri ngo benda kwikubita mu bwato, bwenda kurengerwa, ariko ntibwarengewe. Ubwato Yesu arimo ntiburengerwa. Ubuzima Yesu arimo ntiburengerwa n'umuyaga ndetse n'ishweri n'amazi. Ntiburengerwa n'amazi, ntibuterwa n'amazi n'ishweri ngo bwubike ubwato Yesu arimo. Oya, ntazemera kurengerwa, ntazemera ko isi kumira. Kandi warayituye ibyiza, warayikoreye ibyiza, warabanye nayo, waragendanye nayo. Ntabwo yakwemera ko isi ikwigirizaho nkana, igufataho iherezo. Isi ntabwo ifite iherezo ryawe, iherezo ryawe rifitwe n'Imana. Imana iduhana umugisha mu izina rya Kristo Yesu w'i Nazareti, amen. Mwakoze cyane kudukurikira, kubana natwe. Imana ibaha umugisha. Ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, ni munsi y'iyi video, ni ijambo riri mu ibara ritukura munsi ya video. Subscribe, share ndetse na comment. Hanyuma kandi usangize n'abandi ijambo ry'Imana. Ndabakunda cyane, ndabazirikana, kandi ubuntu bw'Imana no gukomera kwayo bibomeho iteka. Imana ndayisabye ngo icyahe imiyaga yanyu n'imiraba. Nta muntu n'umwe utagira umuyaga n'umuraba, yaba ari umukire, yaba ari umukene. Buri wese agira umuyaga we, buri wese agira umuraba we. Ariko amahirwe dufite ni uko Kristo ari mu bwato duherereyemo. Kristo ari mu buzima bwacu. Amahirwe y'usenga si kimwe n'udasenga. Amahirwe yubaha Imana si kimwe n'utayubaha. Amahirwe y'uwayikoreye si kimwe n'utarayikoreye. Amahirwe y'uwayubashye si kimwe n'utarayubashye. Ni ibintu bitandukanye. Imana Data, ndakubwiye ngo, ndagutangarije ngo, humura, byose biramwumvira, bifite amatwi, yabihaye amatwi, byose birikiriza, bikamenya misiyo abihaye n'icyo abibwiye. Imana hanyuma reka dusenge. Imana ibaha umugisha. Mana, turagushimiye, tugushimiye ko wera kandi ukaba ukiranuka, wambaye ubwiza n'icyubahiro, ucyaha imiyaga ya bene data bankurikiye n'abanyumvishije n'abandi bazanyumva. Kandi iri jambo rigira umumaro mu mitima yacu no mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi byose bihamagaye birakumvira. Niba ibyo waremye bikumvira, ibiti bikakumvira, ibyatsi bikumva, inyamaswa zikumva, inda zikumva, yewe ngo n'abadayimoni iyo utegetse barakumva. Natwe uduhe kukumvira, kuko hari igihe umuntu atagira amatwi yo kumva ibyawe, akaba amatwi yarazibye, ariko uduhe amatwi yumva ibyawe, akamenya icyo uvuga n'icyo ugambiriye. Urakoze kugize neza mu izina rya Yesu, amen. Imana ibaha umugisha. Bye bye, ndabakunda cyane.